gishi niki ubona gishobora kuba gitumye uru rupfu rwa Noheli no gushyingurwa kwe hazamo ibibazo? Biragaragara ko gushyingura Noheli biranze. Umuryango wa Bwenge ngira ngo wakamejeje nibyo tugiye kuza kugarukaho muri iki kiganiro. Byimuriwe igihe kitazwi. Tangazamakuru ryabyukiye Kacyiru. Birangiye nyine kamera bazicyuye. Uko byifashe mu rugo kwa Noheli ngira ngo ni danje. Ihatari urumva umuryango wa Noheli n'umuryango wa Karara umugore wa Noheli. So bari bose ntabwo bari bashobora guhuza. Bameze nyine nka kwa kundi inyamaswa ebyiri ziba zirebana. Hari leta nayo iri hagati aho igomba kuza guhuza abantu. Izanye ibyangombwa bivuye mu badogiteri byerekana urupfu rw'ukuri rwa Noheli. Aho hose harimo confusion. Irivugwa kunga rya Theo. Munyamakuru Theo w'ukwezi. Nawe ahantu aherereye kugeza kuri uyu munsi ntabwo hazwi kuko na background y'ibiganiro yarahindutse. Ariko yatangaje ko ngo ari ingamba z'ubwirinzi yakajije. 50% y'abavuga bari kuvuga ko Theo w'ukwezi nawe yamaze guhunga. Ibi rero wenda reka twinjire neza muri iki kiganiro. Ndagusubije kandi nguhaye ikaze. Nyita Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Wagize neza gukora subscribe kuri Prince Robert Rwanda ndetse no kuri Byishimo Official kugira ngo ujye wumva inkuru zacu ko tuzishyizeho, breaking news, social influencing stories n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, gospel talk, family talk. Uyu munsi rero nje kuganira na Byishimo, muri kumubona kuri kamera. Byishimo ute? Turaho turashima Imana. Uri mu bantu bakavarinze inkuru y'uwitwa Habimana Noel wamaze gutabaruka. Tumwifurize kugira iruhuko ridashira. Ariko nabonye story ye cyangwa se inkuru ye irimo ibintu binini, bimwe na rimwe kuko abantu iyo babaye mu bintu udahari hari ibyo biba ari ukuri ibindi atari ukuri. Kugeza uyu munsi nk'umuntu wakavarinze irankuru bimeze bite? Urupfu rwa Habimana Noel ni umwe mu bakire twari dufite hano muri umujyi wa Kigali utuye hariya ku Irebero. Uvuka mu majyepfo za Buhanda, niba ari Buhanda mu Buhanda, yego. Buhanda. Kaba avuka no mu muryango uzwi w'umugabo bita Bwenge, uzwi ku izina rya Bwenge. Yego. Ni umugabo wari ukiri mutoya wo muri 83. Barakiri mutoya ndamurusha imyaka irenga 3. Arashoboye kuba amaje kugira agafaranga gatubutse. Gusa mu nkuru ziri kugira zikwirakwira yaje gupfa rero ngo yararagiriye nyirabukwe, donc harimo byinshi bigiye bitandukanye. Nyirabukwe ntabwo umuryango wo kwa Noheli, ntabwo umuryango ahubwo yabaragiriye se kuko se Bwenge ni umwe mu basaza bishoboye. Ashobora kuba rero ari bandi bavuga ngo umwera bujya uvi bukuru. Bivugwa ko ubundi ubutunzi abukomora ku muryango kuko buriya hari amadepo menshi yari ya Nyabugogo yo mu muryango wabo. Yego. Ubwo rero je ntabwo nigeze nkavaringa ino nkuru, ntabwo nashinye kwikurikirana. Okay, nubwo utabivuze ariko ni umuntu uzwi kandi kumenyekana ko bikomoka ku bupfura bwe ntabwo arazwi ku bintu bibi. Nayo mpamvu n'urupfu rwe abantu bamaze gusa nk'abarukangukira kugira ngo bamenye mu by'ukuri definition y'urupfu rwe. Ese yishwe n'iki kugira ngo kimenyekane, abantu bagira ituze. Icya kabiri ni bari ababigizemo uruhare babihanirwe. Ariko kugeza kuri iyi saha uru rupfu rumaje guteza ibintu bikomeye. Byari biteganijwe kuri afishe ko kuri 21 ngira ngo na 2 uyu munsi aribwo uyu mugabo yari buze gushyingurwa. Ndetse n'umuryango we niko wari wavuze. Hari abari bifuje ko ngo ashyingurwa kuri 20 ejo ku cyumweru kuko ari abadivaniste. Abadivaniste imihango ikomeye bakunda kuyikora isabato y'isabato. Ariko umuryango wa Bwenge ngo wari wasabye ko umwana wabo yashyingurwa kuri 22 uyu munsi. Byaje kurangira gute rero? Byarangiye uyu mupapa adashyinguwe. Mbese mu bantu bagiye kugamba bapfuye batakiriho. Uyu mugabo Noheli ntabwo twigeze twumva ijwi rye akiri muzima ngo aba ari umuntu wari uzwi muri social media. Ariko umurambo we ngira ngo muri social media uravuzwe cyane. Abantu rero benshi babyukiye ku bitaro bya Kacyiru, harimo n'abanyamakuru
bari bagiye gukurikirana inkuru y'uburyo nyuma y'uko bavuga biyamye ku rukiko umurambo wafatwa bazajya bajya kuri moruge uburyo umurambo uri buze gufatwa hariya kuri moruge noneho kuko mu matangazo yari yatanzwe mu mugoroba wo kwizihiza ubuzima bwe wabaye ku cyumweru 21 bari batangaje ko gushyingura nyine biraba uyu munsi banavuze ko ngira ngo misa ari buyisomerwe cyangwa se mu rusengero bari buce mu rusengero rwa Kibagabaga ngira ngo English Church nyine mu gisata cy'urusengero rw'icyongereza rw'abadive muri za Kibagabaga ngira ngo noneho bagakomeza bajya bari bukure umurambo Kacyiru bakawujyana mu rugo rwa nyakwigendera kwirebero hariya haruguru gatoya mu murenge wa ni Rugarama hari hafi hariya muri Rugarama noneho barangiza bakamusezeraho bakaza guhaguruka berekeza ku rusengero rw'abadivaniste rwo mu gisata cy'icyongereza za Kibagabaga noneho bakaza kuva kuko uriya mu papa ashobora kuba ngo yari umukristo wo mu badive mu bice bya Kacyiru hafi aho ngaho noneho bakava aho ngaho Kibagabaga berekeza ku irimbi rya Rusororo wabo wa twese noneho bakaza kuva Rusororo bakarabira nyine n'ubundi hariya hafi muri za Kabuga niho bari bukarabe mu ntoki ibyo bintu byose rero byarangiye bibaye nk'ibihuha ariko byatangajwe n'umuryango kuko ngo gushyingura biri kuvugwa ko ngo byimuriwe igihe kitazwi. Nabonye mu nkuru zanciye mu maso ari ziri guhwihwiswa ko umunyamakuru witwa Theo watangaje iyi nkuru ngo yahunze kuko babonye yahinduye background y'ahantu yakoreraga. Nibyo? Ntabwo ndaza kubikonfirima kuko ntabwo ari nge yahunze sinange wahunze ariko ibiri kuvugwa ndetse hari n'ibintu twita amarenga urebye terete wari gukoreraho ukareba n'amagambo ari kuvuga okay 45 50% 50% ashobora kuba yideprashishe reka nkoresha iryo jambo hari uburyo kuko yavuze ko ngo nawe afite ingamba z'ubwirinzi kandi bujya mu ngamba z'ubwirinzi z'umuntu harimo no kwideprasa ashobora kuba atahunze igihugu agahunga aho yakoreraga hazwi kuko abatekereza ko ashobora gusubira kuhakorera agasanga hateze igisasu kikamushibukana avuga ati ngereka mpindure background cyangwa tere ariko ikigaragara wenda mbere yuko tuza kwinjira muri urupfu rwa Kazungu ubona yuko rwa Habimana Noel ahubwo wikije kuri Kazungu nawe bari kuvuga ngo ashobora kuba ngo ari muri Canada ariko ntago yaba yahunze urumva Canada ntabwo ari urugendo Kazungu yafatiraho mu minsi 2-3 ngendemeza ko niba Kazungu ari muri Canada bishobora kuba byari bisanzwe biri muri gahunda ze zo kujya muri Canada kuko Canada ntabwo ari Nyabugogo Canada ntabwo ari Igisenyi ushobora guhita uvuga ngo ejo noneho ngo nzigira Igisenyi ndebe buryo umuntu ushobora kuva mu gihugu ako kanya tudo suite ujyana mu bantu bahita babikora kanya Kazungu ntabwo arimo bujya ibyo nibyo abantu baba diplomate nka president wa Republika n'abandi bantu bashobora kuba bagiye mu nyungu z'igihugu rega nabo urugendo rwabo rurategurwa nabo rurategurwa ariko bo bibaye ngombwa kubera inyungu z'igihugu hatsi indege ye akagenda abafite visa zihoraho ariko bariya ntabwo ashobora kuvuga ngo mu gitondo ahita njya muri Canada muragi Gisenyi kuba rero yaba yagiyeyo nkuko biri guhwihwiswa n'umuryango we byaba ari ibintu basanzwe bafite muri gahunda ariko nanone nkanavuga ngo bishoboka ko bari banazi ko na Noheli atari bushyingurwe kuko mu bantu ntekereza ko bagombaga kuba hafi mu gushyingura no guherekeza Noheli na Kazungu yagakwiriye kuba arimo Theo w'ukwezi rero ngewe ndatekereza ko ntabwo ahantu yakoreraga ariho agikorera oya nabonye background ku magambo ko background ye yahindutse oya urabona hari inkuru ebyiri zavuzwe bivugwa ko umuryango wa Habimana Noheli ntabwo ushaka ko umwana wabo ashyingurwa ikintu cyamwishe mu buryo bugaragara 100% kitaramara kujya ahagaragara niyo mpamvu uyu munsi atanashyinguwe niyo mpamvu uyu munsi atashyinguwe ntekereza
bo barashaka ngo ikintu kishe umwana wabo kigaragare. Ibizamini rero bya autobusi ntekereza ko ubwo bitaragira gute, bitaragaragara. Kandi mu gihe bitaragaragara, umuryango wese niba wawubihaye, iyo bawubiha nta mpamvu yatuma badaherekeza umuntu wabo. Nese umuntu wamubika, rega guherekeza umuntu agashyingurwa ni bimwe muri serivisi umuntu wawe wabasabwa. Kujya no gukomeza kumubika no kumuhohotera, ntabwo witabye Imana aba agomba kuba muri morgue. Ntabwo ari bwo buturo bwe bujya, yari muri morgue aba ari ukumubangamira. Habaye hariho n'abantu bujya bashobora gukurikirana uburenganzira bwe bujya bajya no kukurega. Kucyo duhereza umuntu wacu muri morgue. Umuntu aba agomba kwimukira mu irimbi, abantu bakamenya nimero ya UPI hariya mu irimbi, n'igihe cyose bakajya kumusura bakamushyiraho indabo bakamwibuka mu buryo bwose. Urumva rero ahantu harimo tena. Ese kubera icyo urupfu rusa nk'urwabaye akasamutwe kangoresha iryo jambo, ngiye numvishije ikiganiro Pastor Claude yagiranye n'uwitwa Bwenge, papa wa Noheli. Yego. Amubaza kubiri kuvugwa ko umugore wa Noheli yaba afite uruhare mu rupfu, umukazana we Zori yaba afite uruhare mu rupfu rw'umuhungu we. Aravuga ati nanjye niko ndimo kubyumva. Ariko nge mu kiganiro nakoze, wenda abantu baze no gusesengura barebe, hari ibintu dushobora gutekereza nk'abantu. Umuntu wese upfuye bitunguranye, kenshi ikihutirwa dutekereza ko yishwe. Umuntu upfuye atarwaye ngo abantu bamusure, n'abapfuye barwaye dukunda kubivuga ngo bishwe, kandi wenda baranarwaye n'indwara bagwaye zizwi, icyo cyo kiratekerezwa. Urupfu nk'uru rwa Noheli rero rukunda gukoreshwa mu nyungu z'itangazamakuru kugira ngo abantu babe barucuruza. Urupfu nk'uru rukunda gukoreshwa mu nyungu za politiki kugira ngo abantu batavuga rumwe n'igihugu babe baharabika igihugu, urupfu rwe barutwerere igihugu. Cyane cyane umuntu nk'uyu w'umunyefaranga rukoreshwa n'abantu baba batavuga rumwe n'ubutegetsi, bakavuga bati ntapfuye, sibyo, ariko ari mu nyungu zabo. Ni nayo mpamvu ntekereza ko no mu no kudashyingurwa wenda ibizamini bya autobusi bitaragaragara, na leta ishobora no kubigiramo uruhare, bakavuga bati ejo batazagira n'uharabika ubutegetsi, reka ibintu bibanze bijye ku mucyo, noneho umuntu azashyingurwe ari umuryango we ufite ukuri k'urupfu ndetse n'icyasha kivuye no ku bantu bose. Kuko uru rupfu urabona neza yuko ni urupfu bigaragara ko nge nkunda kubyegeka kuri shitani, kuko niwe se w'ibibi byose. Ni urupfu abadayimoni baba bateguye, ariko babona neza ko hanyuma y'upfuye ruraza gusiga abandi bantu benshi nabo bameze bapfuye bahagaze. Reka twite kuvuga ngo icyo urugero, urumva uru rupfu rushobora kuza gusiga Theo w'ukwezi anogonotse, sibyo, cyangwa se akubita yituye hasi, cyangwa se ahinduye imikorere. Mbese ntabwo nzi uko, ariko ubonye pozisiyo rwajemo n'uburyo ari we rwahingutseho kuri 17 akaba ari usohora inkuru y'urupfu, kandi yagera no mu butabera. Ngira ngo Theo bamureze muri RMC, bamureze muri RMC, bagiye muri RIB bohereza kuri RMC kuko ni umunyamakuru, ntabwo ari umuntu uza nkatwe. Ntabwo ari umuyutuba, ntabwo ari umushyushyarugamba, sibyo, ntabwo ari uwo muri showbiz, ni umunyamakuru wemewe. Ubwo rero uba ugomba kumujyana muri RMC, bakabanza bakabahuza, byakwanga RMC yabiha ishingiro, akaba ari bwo ujya mu rukiko. Ubwo rero bigeze muri RMC basanze ngo ikirego hari ngo kidafite ishingiro. Urumva, Theo yakoze inkuru ya kabiri, ngira ngo nko muri 18 19 hafa. Inkuru ya kabiri yayikoranye n'undi mutipe witwa Ndera, ntago muzi, Suriya se wa Magisi, nuza Pazo, Pazo. None ayikoranye na Pazo muri RMC, bahamagara Pazo, baramubwira bati Kasiye Pizo, baramubwira bati iyo nkuru yikureho. Kasiye Pizo ahita yikuraho, ariko ibyo ni byatangajwe na Theo. Theo ahita avuga
Pizzo ahita ahamagara Theo ati iyo nkuru yikureho wowe gacwawe. Theo aravuga ati se ndayikuriraho iki? Ati babigenze gutya na gutya. Aravuga ati none se nge ko bansabye ko batabinsabye. Ariho Theo yashyizemo tena aravuga ati niba Kasiye Pizzo bamubwiye ngo inkuru ayikureho agira umutekano, ngewe ntihagira usaba kuyikuraho, ati nge biragaragara ko ari izindi ngamba nafatiwe nshobora kuba nagize gute ntazi. Ati ibyo ngibyo akaba ari nabyo byatumye nanjye nkazi ingamba z'ubwirinzi. Hari n'abantu benshi bari gutekereza ko abantu benshi bari kureba background bahuza n'ayo magambo avuga ati nyamara yaciyeho uyu mutipe adashobora kuba ari kumwe na Yimpaye. Sibyo, ariko ntabwo twifuriza Theo guhunga. Ntabwo Theo ari umuntu wabura ubutabera muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi nta n'inka yaciye amabere. Sibyo, noneho ibyo byose urumva ni ibintu biri muri iyi nkuru. Nakubwiye hari abantu uru rupfu rwa Noheli rushobora gusiga Noheli warisinziriye, ariko abandi bo bagasigara bapfuye bareba, ku buryo bashobora no kuba bafite n'ubwoba. Uru rupfu rwajemo umukire Kazungu, ni nayo dosiye Kazungu ugira ngo ajemo kuva yanabaho hano muri social media. Kazungu buryo muri YouTube utagaragaramo ubu uri umutagatifu. Biragoye ko YouTube yaguhishira. Wenda bo mu Rwanda baguhishiriye, abo hanze y'u Rwanda Kazungu ndemeza ko yari umutagatifu. Ariko iyi nkuru yahise imuhingukaho. Kuba rero Kazungu iyi nkuru yamuhingukaho kandi kaza yibasiye kampani yitwa Ngufu Gin, iriya ni kampani nini, ni Roba. Iriya ni kampani nini ifite izina rinini, na nyirayo ashobora guhakurukana intwaro ntoya n'inini kugira ngo ashobore kudefanda izina rye, kampani ye. Kandi nta bimenyetso bigaragara ko Kazungu yafite uruhare mu rupfu. Ibyo abantu bagenda berekana, navuze ko ababyerekana ni abanyamakuru bashobora no kubyegeranya kugira ngo inkuru zabo zigira uburyohe zinakura. Ariko burya ntabwo umuntu yaza kukwicira iwawe muri dushe, kandi na leta ntiyaza kukwicira iwawe muri dushe cyangwa mu cyumba uryamamo. Sibyo, leta hari ahantu henshi burya umuntu uguhiga yakwicira. Ariko kugira ngo umuntu azakwicira iwawe muri dushe, hari umugore, hari abana, cyangwa hari abana n'abakozi, ibyo bintu se na za kamera n'iki n'abaturanyi, utekereza se ko ibyo bintu bitagaragara? Nta muntu waba ari iyo mibare, nta mwicanyi waba ari iyo mibare bavuge ngo nzamwicira muri dushe iwe. Ibyo byaba bikomeye, kuko urumva wishiwe muri dushe iwawe, uko byagenda kose byaza kurangira n'umukozi wawe wo mu rugo yabaye Kazungu yarishwe, umukozi wo mu rugo aba yarafashwe. Kuko mu rugo kwa Kazungu ntago habuze kwa Noheli, sorry, yabaye Noheli yarishwe. Sibyo, ntabwo kwa Noheli ntihabuze umukozi, umusekirite kuri gate waba yarafashwe. Ntihabuze umukozi wo mu rugo nka babiri waba yarafashwe. Ntihabuze umujaridiniye waba yarafashwe. Nibura haba ari nk'abantu batanu bagize gute bafashwe. Icyo mbona rero, umuryango ushobora kuba utariyumvisha ko umwana wabo kuko yaba aragize ikibazo kimuvira mu rupfu. Ariko buri uzi ko uko Noheli yapfuye ariko mama wanjye yapfuye. Uzi ko mama yagiye muri dushe, sibyo, bakumva aratatse gusa, umuntu wari uri mu rugo akihuta ajya kureba, agasanga arimo kugenda amanuka gahoro kugira ngo atitura hasi, agahita aryama. Kandi ntabwo yari mukuru cyane. Nuko si twakuye aho ngaho umuntu tukamujyana kwa muganga, bagasanga umuntu yapfuye ntawe umuroze. Twagiye gukoresha ibizamini basanga ngo ni imitsi yo mu bwonko yaturitse, amaraso ahita ajya mu bwonko ku gipimo kinini, nuko nyine ngo byatewe ngo n'umuvuduko w'amaraso. Abantu rero barapfa. Bareke rero Noheli aruhukire mu mahoro, bamushyingure rwose. Noneho rero n'umuryango urire wihanagure. Ubuhamya bw'umwana we, yavuze ko dadi yatatse akajya kumureba, akamuryamisha kuri tapi, agahamagara mami n'abandi bagasanga yagize gute yapfuye. Ese umwana w'imyaka 16 14 gutyo yayoberwa se ko papa we uburyo apfuyemo?
niba hariho umuntu washobora kumvisha umwana rero ko ari bwemeze ko se yapfuye agasinzira abaye ariho akumvisha umugore ko avuga ko umugabo we yaguye muri dushe ntawamwishe, ndabwira umuryango wa Bwenge ngo habaye hariho uwo muntu ufite ubwo bushobozi bakwemera gushyingura n'ibindi n'ubundi yazabibemeza uwo muntu yaba afite imbaraga. Ariko ubuzima ubu kugira ngo uzunyumvishe ngo umwana wanjye aguye muri dushe ari we umwishe ndareba, ukaza ukanyumvisha ngo umugore wanjye aguye muri dushe nkajya murame nkabivuga. Habaye hariho umuntu ufite ubushobozi wabinyemeza akabinyemeza bitabaye ari ukuri, uwo muntu n'ibindi byose yatekereza byakorwa. Ubwo rero iki kintu cyo kuvuga ko Noheli yishwe, njye mu biganiro nakoze navuze ko ari ikinyoma. Uvuga ko yishwe na Kazungu aramubeshyera, uvuga ko yishwe n'umugore aramubeshyera, uvuga ko yishwe na leta aramubeshyera, cyaba ari ikinyoma. Kuko aba bantu bose uko ari batatu bari kuvugwa nta bushobozi bafite bwo kwemeza, njye ntabwo wanyica, nta bushobozi wagira bwo kwemeza umwana wanjye. Ujya umwana rega aba afite, umwana wabuze se aba afite ihungabana ryo kugwe, niyo yabyemerera aho yajya kwicara akavuga ati bambwiye ngo yajya umwana yahita avuga ati yego dadi yari mwiza yatujyanaga i Gisenyi, dadi yaratwambikaga, papa twamukundaga, ati rero bambwiye ngo mvuge ngo umwana maze umuntu yaraje aravuga ati papa arihe, ati papa yatubwiye ngo tukubwire ko nuza tukubwire ko aryamye. Papa araryamye arasinziriye, yatubwiye ngo tukubwire ko adahari, kandi se ariwe wabategetse ati ngiye kuryama. Umuntu wese uri buze mumubwire ko ntahari nagiye. Wa mbere aje ati papa wawe arihe, papa araryamye arasinzira ariko yatubwiye ngo tujye tubabwira ko mudahari. Atari flashe wa rekodinze ushyize muri ampuri, umwana akitambukira mu kiriyo, nimugoroba agafata mikoro, umwana mukuru akavuga ati papa yaratatse njya kumwirebera muryamisha kuri tapi, umwana mutoya akavuga ati dadi yaguye muri dushe. Umuryango wa Bwenge nufata umuntu bamushyingure, bihanagure, uwapfuye aba yapfuye, otobusi ntiyamuzura, kandi otobusi ntishobora kuza inyuranye n'ibyo abana bavuze. Byinshi reka dusatire umusozo w'ikiganiro cyacu, tubwire umuryango wihangane, n'abandi bakire b'abacuruzi bakoranaga nawe bihangane, n'abanyarwanda muri rusange bihangane. Rero ubwo wenda ari igihugu kibuza umunyemari, nitumenye igihe cyo kumushyingura nk'abanyamakuru tuzeforma abadukurikiye. Na Theo yihangane, n'umugore we n'abana bihangane, kuko nshingiye ku magambo Theo ari kuvuga, my friend ameze nk'uri kuraga, arimo kuraga. Theo urabona arimo kuraga, kandi bya Theo n'umuntu wihagararaho. Theo na Kairiyopi abantu bihagararaho bakavuga, ariko Theo niba avuga ati reka dusoze ikiganiro cyacu. Theo nyine ntabwo yasomye Bibiliya banga nukavuga umukire, si byose ziko Bibiliya ivuga umukire gute ngo nukavuga umukire. Oya kera ariko mu bihugu bitabamo ubutabera, mu bihugu bitabamo ubutabera, yego umukire arakwica, ariko noneho nyuma akazabitekerezaho, akabitekerezaho akavuga ati ariko uriya muntu wishe ati buriya ntabwo ari wakoze ibi n'ibi, bakavuga ati nyine ubwo nta kundi byarangiye. Ariko nyine nk'igihugu cyacu amatara araka, twagiye tubona n'abantu bakomeye bafungwa, n'abajenerali barashe ibisambo biri gusimbuka ingo barakatiwe. Ntabwo rero wakwica umuntu ngo nuko uri umukire, ntabwo byakora, ntabwo bikora. Turabashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Shimiye na mugenzi wanjye Byishimo, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubarinda aho muherereye hose. Reka tubwire ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom. Yes.